small taste of what happened here, there was a massacre within the prison in 1992. It was so bad that 102 prisoners were killed. And here are the toilets, a collection of plastic buckets for over 650 people. I can explain my feeling. I can control because of we are dying. nta gereza nziza ibaho, nta n'imfungwa yishimiye aho iri, ariko nanone hari gereza mbi cyane kurusha izindi zose bitewe n'imibereho y'abahafungiwe, urugomo n'ibihano n'uburyo bafatwa n'ibindi. Gereza rero cyangwa ibohero nta wifuza kujyayo, nariyo kandi nta umuvebana cyane ko bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ariko nunajyayo ntuzajye muri izi gereza 5 ngiye kukubwira, kuko zo ngo nimbi cyane kurusha izindi zose waba warumvise cyangwa warabonye cyangwa warafungiwe muri babyaranakubayeho. Uyu munsi wa muntu wizerera muri wa mugano uvuga ngo urugo rubirutwa na gereza, ubanza hari n'abatarazi gereza bavuga izari zo, bityo namara kumva izi gereza tugiye kugarukaho ubanza nawe ari buca bugufa agasaba imbabazi. Njye nitwa The Green. Mu bihugu byinshi by'isi ijambo gereza rishobora gusobanura ahantu umuntu ajyanwa akahafungirwa akurikiranwe n'amategeko, agororwe bityo asubizwe mu muryango we ari umuntu mwiza kurushaho, iyaba ku bantu baturanye, ku muryango ndetse n'inshuti ze muri rusange. Ariko ku bantu benshi cyane abafungiwe muri gereza mbi cyane, gereza si ishuri ryo kugororerwamo, ahubwo ni ikuzimu kuba ku isi. Izi gereza zizwiho kuba mbi cyane, ntizirangwa n'inkuta zikomeye n'imizindaro y'abacunga gereza gusa, ahubwo zirangwa n'ubuzima bubi, ubwicanyi, inzara n'indwara n'ihohoterwa rikabije. Iyo umuntu yinjiye muri gereza mbi cyane ahita atakaza byinshi birimo uburenganzira, icyizere, rimwe na rimwe n'ubumuntu bwe. Mu byumba byagenewe gufungirwamo abantu nibura 20 usanga harimo 80 cyangwa 100. Abafungwa baryama bacurikiranye ndetse yewe banakurikiranye ku butaka, bamwe bagasinzira bahagaze, abandi bakaryamana indwara n'ibikomere. Ifunguro rero rishobora kuba rimwe ku munsi ridafite n'intungamubiri. Hari abafungwa bahabwa igikoma cy'amazi n'ifu nkeya cyangwa se umuceri udahiye neza. Inzara rero igahinduka intwaro yo guhana imfungwa. Amazi yo kwiyuhagira aba make cyane cyangwa se nta nabeho. Umusarani ukoreshwa n'abantu benshi kandi udafite n'isuku ihagije. Indwara nk'igituntu, sida, indwara z'uruhu, indwara zo mu mara zigakwirakwira ku muvuduko munini cyane. Icyatuma gereza rero yitwa mbi cyane si inkuta zayo gusa, ahubwo ni uko ububabare bw'abantu bufatwa nk'ibisanzwe. Abafungwa bashobora gukubitwa n'abacunga gereza cyangwa n'abandi bafungwa bafite imbaraga. Hari aho rero gukubitwa biba ari igihano gisanzwe rwose. Umuntu rero afungirwa mu cyumba gito cyane, nta mucyo, nta muntu avugana nawe, iminsi, ibyumweru n'amezi bikihirika abayeho muri ubwo buzima. Ibi rero bituma benshi basara cyangwa se bagapfa mu mutwe. Muri gereza zimwe na zimwe abafungwa baciriritse bafatwa ku ngufu, ntihagire ubarinda. Ibi bikagirwamo uruhare n'abacunga gereza babirebera. Gereza ya Alcatraz muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo yari ifite isuku, yari gereza y'akato, aho umuntu yumvaga ari wenyine ku isi. Black Dolphin Prison yo mu Burusiya ikaba ifungirwa abanyabyaha bakomeye, aho umuntu atabona izuba habe na rike, akabaho mu bwoba bwinshi kandi buhoraho. Carandiru Prison yo muri Brazil nayo yigezwe kubaho ikuzimu nyako, irangwa mu bwicanyi bukabije n'akajagari. Gereza zimwe na zimwe rero zo muri Afurika aho ubucucike, inzara n'indwara byisha abantu benshi kurusha ibihano bwabyo. Ingaruka ku bafungwa no ku muryango, gereza mbi cyane ikaba itagorora, ahubwo ikaba irushaho gusenya ubuzima bw'umuntu, kumugira umunyamahane, kumukuramo icyizere cy'ejo hazaza. Iyo afungiwe muri iyo gereza rero agaruka mu muryango afite ihungabana, afite uburakari, rimwe na rimwe akagaruka mu byaha kuko atigeze agororwa. Bityo gereza mbi cyane zikaba zigira ingaruka ku gihugu cyose, atari no ku mfungwa gusa. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko gereza zigomba kuba ahantu ho guharanira amahoro no kugorora, kubahiriza uburenganzira bwa muntu, gutanga ubuvuzi, uburezi n'amahugurwa ku mfungwa. Igihugu rero gifite gereza nziza ntigishyigikira ibyaha, ahubwo nyine cyubaka ejo hazaza heza. Gereza mbi cyane ni igisebo ku umuntu, ni ahantu h'abantu bagira ububabare bwibagiranye bagategereza urupfu aho gutegereza ubutabera. Kwibaza kuri izi gereza rero ni ukwibaza ku gaciro k'ubuzima bwa muntu. Ese ubutabera bwa nyabwo bushobora kubaho aho ubumuntu butitabwaho? Wenda uzagira amahirwe make ukora ibyaha, ariko nyine uzasenge ntuzafungirwe muri izi gereza 5 tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu. Mu
gutegura ikiganiro ntabwo nafungiwe muri izi gereza cyangwa ngo wenda mbe narasohoye imwe muri izi gereza 5 byitwa ko ari mbi cyane kurusha izindi zose ku isi, ahubwo nasomye raporo z'imiryango y'abibumbye nka Amnesty International muri raporo yabo y'imibereho myiza y'imfungwa, nasomye Human Rights Watch mu nyandiko y'ihohoterwa ku magereza, United Nations muri raporo ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ibinyamakuru nka BBC, Al Jazeera, Reuters, The Guardian, inkuru z'iperereza n'ubuhamya bw'abigeze gufungwa n'abashakashatsi batandukanye. Wageze kuri Kigali Post, kandi amahitamo meza ushobora kuba waragize ni ukuduhitamo. Bahaye ikaze mwese, nitwa The Green. Ku mwanya wa mbere turasanga Adax Florence yo muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngo ni gereza mbi cyane kurusha izindi zose kuko nyine ku isi nk'uko byemejwe n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuva yafungurwa mu mwaka w'1994 habera ibikorwa by'iyicarubozo ku buryo bukabije. Ni gereza y'abagabo gusa, abahafungiwe benshi ntabashinjwa iterabwoba, gucuruza ibiyobyabwenge, gusahura amabanki no kwica abagize inzego za leta. Abayifungiwemo rero ngo bemerewe gusohoka ngo bota akazuba amasaha 9 yonyine mu cyumweru, kandi kuvugana n'undi mufunganye biba gake cyane. Bigoranye cyane rero ko urumuri rw'izuba rugira muri aka kumba ka kasho kazwi nka seri imfungwa ibamo. Kakumba kayo nakikoreramo ibintu byose, yaba ku bwiherero cyangwa se nyine n'ibindi byose, ibyoroheje n'ibikomeye. Adax Florence ifungiwemo abantu bazwiho kuba babi cyane mu buzima bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo na Mutulu Shakur, se wabo umuririmbyi urangiranwa warashwe Tupac Amaru Shakur, uhafungiwe kuva muri 1986 kubera kwiba banki no kwica umupolisi. Nubwo benshi rero bavuga ko nta kidashoboka ku isi, ariko nyine igereza ngo kuyitoroka byo ubanza bidashoboka mu gihe wayinjiyemo. Umwanya wa kabiri turasanga yitwa Tadmor yo muri Syria. Iyi nayo ni gereza ikorerwamo urugomo rukabije, yicarubozo, kwicana n'ibindi byinshi, ni ibisanzwe muri iyi gereza rwose. Imfungwa zirimo iyo zirwanye ngo zitizwa amashoka byibura ngo hagire abahitana abandi. Mu mwaka w'1980 nibwo habaye agashya, abarinzi bishe imfungwa zisaga 500 mu ijoro rimwe. Ibi ngo nta yindi gereza birabamo ku isi. Ugiye muri iyi gereza abe baba barakatazagaruka, yanatungurana akagaruka yaracuwe nk'akaboko cyangwa akaguru kubera urugomo rukabije rubamo, nk'uko ngo byagiye biba ku mfungwa nyinshi zayifungiwemo. Ku mwanya wa gatatu turasanga yitwa Karandiro yo muri Brazil. Iyi gereza rero nayo ngo ni mbi cyane rwose. Ibi byose bishobora kuba bibaho ku isi ngo biyiberamo. Ikirenze kuri ibyo nuko imfungwa zisaga 2500 ziyirimo zifite agakoko gatera sida, nyamara benshi muri bo barinjiyemo ari bazima nta n'igicurane bataka. Indwara rero muri iyi gereza ngo nizo zica benshi. Abarwayi nabo iyo habaye ngombwa yuko bakeneye kubahagwa, ibi bikorwa nta kinya rwose. Imiborogo y'ababagwa ngo niyo yumvisha abandi uburyohe bw'iyi gereza mbi kurusha izindi, iri mu za mbere ku isi nyine mu gukanda imfungwa. Umwanya wa kane turasanga yitwa La Sante iri mu Bufaransa. Wumvisha izina ryayo rero wagira ngo ni kwa muganga rwose, handi baguha ibinini mu gihe umeze nabi. Nyamara kubera imibereho mibi iri muri iri bohero, abarifungiwemo bahitamo kwiyahura. Mu mwaka w'1999 honyine abagera ku 124 bariyahuye aho kubaho nabi muri iyo gereza. Abayifungiwemo ngo babona amasaha 4 yuko takazuba mu cyumweru. Imiryango y'abaharanira ikiremwamuntu isabira kenshi abafungiwe aha ko bahabwa amazi yo kunywa, dore ko ngo ari cyo gihano gikomeye cyane kihatangirwa, kunywa amazi maze bikarangira bishwe n'umwuma. Mwanya wa gatanu rero tubafite gereza yitwa La Sabaneta yo muri Venezuela, igenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi gereza rero umurinzi umwe abashinzwe nibura ubuzima bw'imfungwa 150 zose. Iyo gereza rero niyo gereza ivugwamo ruswa cyane kurusha izindi zose, ndetse n'imikino yo kurwana mpaka ku rupfu bakorera ibiryo, amazi cyangwa se kuzanirwa umugore ku bagabo bafungiwe. Benshi rero mu bafungiwe ngo bicwa n'urugomo ruhakorerwa kuko ngo nta za kasho cyangwa sels zihagije zihari. Imfungwa zibona nka kenshi zikira mu dutsiko, urugomo n'impfu bikaba byinshi muri iyi gereza. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi ikeka ko muri Afurika naho hari gereza zishobora kuba zirusha ubukana izi zivugwa haruguru. Gusa ngo nta nubwo babasha kubona amakuru aziturukamo, nyine ngo nayo baba bazitangaza. Agashyiraho kigeze kuba muri izi gereza zose ko ari 5 ngo kabaye muri gereza yitwa Tadmor Prison yo muri Syria.
ibyumweru bike mbere y'icyo gihe habaye igeragezwa ryo kwica perezida Hafez al-Assad, se wabo wa Bashar al-Assad, nubwo atishwe. Ubutegetsi bwe bwahise bugereka icyaha ku bayoboke b'umutwe wa Muslim Brotherhood. Nta rubanza, nta perereza ryimbitse, hafashwe icyemezo cyo kwihorera ku mfungwa zari zisanzwe zifungiwe muri Tadmor, nyinshi muri zo zidafitanye isano n'iryo geragezwa. Dore ko rero byose byagenze. Mu gitondo cya kare rwose abasirikare bo mu mutwe wihariye wa Defense Companies bayoborwaga na Rifat al-Assad, murumuna wa perezida, bageze muri gereza. Bagiye mu byumba by'imfungwa, barafungura, barabica babarashe, abandi bakabakubita inkoni n'imbunda. Bamwe rero biciwe mu byumba byabo, abandi bajyanwa hanze mu mirongo bakaraswa bose icyarimwe. Ibi byose byamaze amasaha make, ariko byasize amateka mabi adasibangana. Abantu barenga 1000 ndetse n'andi makuru akavuga yuko bari hagati ya 500 n'200 bishwe mu munsi umwe, nta rubanza, ntacyo bazira cyagaragajwe. Icyatumye iki gikorwa kibagashya rero nuko cyabaye mu ibanga rikomeye, imyaka myinshi Syria igakomeza ibihakana yivuye inyuma. Nta numwe wigeze abibazwa cyangwa se ngo hanwe. Abacitse ku icumu rero nibo bavuze ko icyo gikorwa cyari ubutumwa bwo gutera ubwoba igihugu cyose. Ntimuzigire mutekereza ko kurwanya ubutegetsi ngo niko bizeraga. Nyuma yaho rero ngo byagenze bite noneho? Gereza ya Tadmor yakomeje gukora indi myaka myinshi, ikomeza kumenyekana nk'ahantu habi kurusha ahandi hose muri Syria no ku isi muri rusange. Mu mwaka wa 2015 ICC yarayifashe iranayisenya. Bavuga ko bayisenye kuko ngo yari ikimenyetso cy'itotezwa rya leta, nubwo nabo ubwabo bari bazwiho ubugome. Nta gereza nziza ibaho, nta n'ujyayo ategereje kuhabona ubuzima bwiza. Niyo mpamvu nubwo ibyaha bitazacika mu miryango ya muntu, ariko nyine byibura mukwiye kwirinda icyabagiza muri gereza cyose. Nuko nsoje rero, nkunda uburyo mukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu. Icyo nzi neza nuko utazigira wicuza kuba warakoze subscribe hano.